Rayon Sport ijoro ryakeye rwose bamwe umenya bari bamaze kuryama bahuye n'inkuru mu gitondo ariko abihanganye bagakanura bakurikiye imikino y'igikombe cy'isi cyangwa bitegura kwinjira kuwa mbere bahuye n'inkuru ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport ko Ibrahim umukinnyi w'imyaka 19 w'Umunyanigeriya ubu ari umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport witwa Ibrahim Jingale nimba ndisomye neza w'imyaka 19 uvuye mu ikipe ya US Gendarmerie Nationale yo mu gihugu kiwabo muri Niger. Uyu niwe mukinnyi mushya batangaje abo umukinnyi wa 10 mu bakinnyi bashya ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu imaze gutangaza. Ikipe ya Rayon Sport naraye mbipostinze ku mbuga nkoranyambaga zanjye ndavuga nti ntabwo re yatuma kuambera abantu batayiganira. Rayon Sport yagize ikiravuga ati ejo kuambere turabaha scoop mubashe kubona ibyo muganira mu biganiro by'imikino ariko tunahe n'inkuru nziza cyane abakunzi bacu babashe kumenya ko gahunda zimeze bamaze kwibutsa n'abareye ko bagomba mu bururu bwabo bagomba kwishakamo umukino. Yitwa Ibrahim Jingale umusore w'imyaka 19 akina ikipe US Gendarmerie yahariya iwabo mu gihugu cya Niger. Muri Niger iyi kipe ya Gendarmerie ni imwe mu makipe meza ahari ari competitive afite imyaka 19 nahoze nicaye hano hanze na Iberi twongera kwibukiranya niri rya Rayon Sport rero gusinyisha umukinnyi muto uturutse hanze y'u Rwanda. Ajya buri Bagayogo yarafite ingahe? Bagayogo yarafite imyaka 19 Adama Bagayogo ariko bamuvanye mu bato buri yaje ari mu bato umutoza Robert Nyeza kubona umwana akina neza baramuzamura ntabwo bakoze transfer yo kumugura mu Rwanda muri so witwa Ibrahim Jingale naje kubaza amakuru ye Iberi tugiye kuyafatanya kuyaganira. Ibrahim Jingale ni umukinnyi uje gufasha ikipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi mbere na mbere abakunzi ba Rayon Sport ikintu bagomba kumenya akina bihoraho akinira ikipe ya Shan wangu ikipe y'abakinnyi beza ba Niger imbere mu gihugu arayikinira. Ni umukinnyi umediateur hamagawe 25 nibwo bwa mbere arahamagawe jewe hari kambanze mbinjize ku nkuru nasomye yanditswe tariki 21 z'ukwezi kwa 11 2025 y'ikinyamakuru gikorera kuri website gikorera online cyitwa sahel.org. yego iyo nkuru bakoze bari banakoranye interview nawe kuko baramukotinze. yego icyo gihe inkuru bakoze bagarukagaho uburyo yazamutse bavuga ko ari umukinnyi mwiza. Ubundi yagaragaye cyane 2022 icyo gihe yakiniraga ikipe yitwa 11 Pro yego y'abakinnyi bari munsi y'imyaka 17 muri shampiyona y'iwabo ayifasha kwegukana igikombe cya shampiyona cy'abakinnyi bari munsi y'imyaka 17. yego 2023 nibwo yagiye muri Maghreb mu gihugu cya Maroc. Icyo gihe ajyayo agiye gukora igeragezwa ry'amezi 8. yego ariko icyo gihe ikipe ntago yigeze imushima biba ngombwa ko agaruka mu rugo niwe yabyitangarizaga. Agarutse rero muri Niger nibwo bamurebye basanga ikipe ya Union Sportive de Gendarmerie yego nibwo yamubengutse ayikinira saison 2024-2025. icyo iyi ekipe ayifasha muri Super League muri shampiyona y'iwabo bagera ku mwanya wa 4 ndetse banasezererwa muri kimwe cya kabiri kirangiza mu gikombe cy'igihugu. yego nyuma yaha rero nibwo umutoza w'ikipe y'igihugu yahise amubenguka amuhamagara muri ekipe Chan. Kuva munsi rero yisanga muri ekipe Chan ndetse no muri Gendarmerie agira ijambo ryo kubanza mu kibuga cyane ubwo wavugaga muri uburyo yahamagawe ariko narindi kureba imikino yakinnye noneho muri ekipe nationale Chan aho yabanjemo ntaho yagiye asimbuye. yego abango bakina na Nigeria uyu musore yabanjemo urumva kugira ngo wumve uburyo umutoza mukunda hari ubwo yamukinishaga nka nimero 8 cyangwa akamukinisha ya wing ibihengetse kuno kuntu ujye ubona uruboneka washaka kumushyira nko kuri 7 ariko aza gufasha cyane mu kibuga hagati. Jingale yari mu kibuga ubwo bakinaga n'ikipe y'igihugu ya Guinea. hanyuma yari kuri bench ubwo Niger yakinaga na Uganda ubwo turi muri Chan. yari kuri bench ubwo Niger yakinaga South Africa
urumva hanyuma ubwo kuri Algeria bwo kubona yabaje mu iminota kibuga muri match ya South Africa yaje kubona iminota oya hose yagiye aho atabanjemo yarasimbuye Yego. nta mukino n'umwe iminota 90 yarangiye umutoza Atarajya mu kibuga. atamushyize mu kibuga bigaragaza rero uburyo uyu musore ari umukinnyi utanga icyizere muri Niger ku myaka 19 ntugire ngo guhamagarwa muri national nubwo yaba ari equipe CHAN Yeah. ntabwo biba byoroshye isoko bagize performance nziza cyane muri Ibereye muri kinamo shampiyona. ikipe akinamo ya Union Sportive Gendarmerie yasoje ari ya kabiri muri shampiyona Uyu mwaka iherutse ushize. kurangira yasoje ku mwanya wa kabiri nabona ikipe yatwaye igikombe ari yitwa Niglek niyo yatwaye igikombe ubwo kwizigira twagiye Ako yaguzwa sasa. ate byagenze bite kugira ngo agurwe Ibrahim Jingale uyu musore w'imyaka 19 y'amavuko waguzwe na Rayon Sport ni umumediateri wo hagati mu kibuga yaguzwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 n'umwango Rayon Sport hashize ibyumweru bitatu iguze uyu mukino nibwo nyine ikitwa Affaire yari transfer yarangiye. yabaye close hari tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 Rayon Sport yatangiye kuvugana na perezida wa Academy ya Mureze mu kwezi kwa gatanu mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu ngo batangiye kuganira kuko urabyumva ni mbere ko ajya muri gendarmerie harabamureze abamureze bazatwara iki gendarmerie tuzayiha iki kugira ngo aze muri Rayon Sport batangiye kuganira mu kwezi kwa gatanu biza kurangira bemeranyijwe ejo mu tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu Jingare Ibrahim noneho yemerwa noneho officially nk'umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport uyu mukinnyi akina nimero 8 n'umwango ikitwa transition offensive za Rayon Sport ivuga ko ariwe mukinnyi ishobora kuzubakiraho mu buryo bwo gutangiza uburyo bw'imikino bujya imbere basatira ni umukinnyi w'umuhanga ngo bakabizeye ko bashobora kuzamurera amasezerano ya Rayon Sport n'uyu mukinnyi avuga ko agomba guhabwa playing time agomba guhabwa igihe cyo gukina kuko ngo ntibamubona ari umukinnyi wo gutinda mu ikipe ya Rayon Sport cyane bavuga ko ngo bitarenze mu kwezi kwa mbere 2028 bagomba kuba bamugurishije ni umukinnyi wavunnye Rayon Sport cyane abafana bari babyumve muri Rayon bambwiye ko ari umukinnyi ubavunnye pe iyi transfer yabavunnye nubwo yarangiye kera ariko mbere yuko irangira bari bavunitse cyane kuko wari wamubarangiye yabwatera umwana z'umupira cyane muri Niger muze kumureba mu mikino y'igikombe cya Afrika cy'abakina imbere mu gihugu muri CHAN ubwo kubera ko Rayon Sport buriya uyu mudete wayo directeur technique wayo Dylan Dienard buriya nawe barangizanyije kera ko azaza kuba dete muri Rayon Sport noneho abantu bose barangira abakinyireyo kumwusha kubenguka umukino babateye umwana z'umupira Rayon Sport ikajya babwira ati rero ikaba contact za DT bavuga ati mujye muvugisha uyu mudete azaba DT wacu mwaka utawe imikino uyu Dylan rero we yafashe umwanya wo kumureba ari harakina nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu mu kwa kane gutyo abona umwana z'umupira pe none atangira kuvugana n'uwamureze ngo uyu mwana ntabwo yakuriye muri famiye ye ahubwo yarezwe n'umunyamuryango we ashaka kuba ari oncle we cyangwa wenda undi munyamuryango uri aho ngaho niwe rero urumufiteho uburenganzira wavuga ngo niwe aje kuko nta wundi mu agent afite bageze kuri uyu mugabo wamureraga basanga ntabwo ari kuri umuhungu we ibitekerezo bye byari gufata uyu mwana akabujya kumushakira amakipe i Burayi no mu Barabu ariyo mpamvu wabonye iriya nkuru yo muri Maroc yabanje kumujyana muri Maroc ntibyakunda ariko aravuga ati nubwo bidakunze nzamujyana i Burayi byanga bikunde ntabwo mubona nk'umukinnyi uzaguma hano muri Afrika cyangwa se no mu gihugu cya Nigeria ubwo urumva rero Sport yatangiriye kuri uko gukomera kubitekerezo by'uwamuriraga kumva batamutanga mu yandi makipe byageze aho nko mu kwezi kwa gatanu bakajya babahamagara Rayon Sport ikandika message nko kuwa mbere bakazabasubiza kuwa mbere w'ikindi hakiyemo iminsi 7 baravuga bati mwana ntabwo tuzamubona dete bimusaba kujya muri Niger ajya kwibonanira n'uyu mubyeyi we w'uyu muhungu aragenda noneho baricara ku meza baramuga ati rero impamvu dushaka uyu muhungu turashaka kumufata tukamugira umukinnyi w'igitangaza bagenda bamubwira abakinnyi baje muri Rayon Sport bagakomera bakajya mu yandi makipe akomeye baramuga ati kubera ko akiri mutoya ikipe yacu ni ikipe iri expose cyane turakina imikino ya Confederation dufite gahunda yo ko twakomeza kugera muri amatsinda ni hazigaragariza kurushko yagaragara hano muri Niger kugira ngo n'ibyo bitekerezo ufite byo kumujyana i Burayi bikunde naricara mu konvenka birangira umugabo yemeye ku itariki y'ukwezi kwa gatandatu basinya amasezerano nibwo basinye ura Rayon Sport yiceye diri yararangiye kera
nibyo gutangaza ba Chupra n'abandi bose ariko umukinnyi wa mbere basinyishije ni uyu muhungu witwa Jingare. njyewe rero kwizigira na Iber ndibaza ikibazo kimwe giteye gitya ko Ibrahim aje ikipe ya Rayon Sport kugeza baratubwira ko bakiri mu biganiro na Richard. Biragaragara ko ndayishimiye basinyishije Nisingizwe Christian basinyisha Ndikumana Fabio. Uyu mukinyi kandi uravuga uti mu ngingo z'ingenzi ziri mu masezerano agomba kubona umwanya uhagije wo gukina. Rayon Sport ikamurekura mu kwezi kwa mbere 2028 ajya mu yindi kipe. None bisobanuye ko Richard bagiye kurekura bakamureka akagenda kuko nimba ba Fabio bahari ba Christian bahari bose bagomba gukenera umwanya wo kuzakina. Ikigaragara nuko Rayon Sport ibi byose turimo turaganira rigoga negociation zayo irimo irakora n'uburyo bw'imicungire y'amafaranga. Rayon Sport hari ibintu itarabasha kwiyangajamo kuko amafaranga parti nini yitwa amafaranga ya Rayon Sport yategereje tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi. Rayon Sport tariki ya mbere kwa karindwi hageze ni muri iki cyumweru. Yego. Ubundi icyitwa engagement nini z'abakinnyi bakuze ba experience kuko Rayon Sport urimo navuga ko yamaze gusinyisha abakinnyi 10. Dushaze twagenda umuturane tubareba baranatangira kampu umunsi abakinnyi 10 reka mbakubwiye twagenda tubanyuramo umwe ku wundi abo bakinnyi banza urangize iyo ngingo none tujye umukinnyi iyo ngingo rero impamvu yanjye nayivugaga gutyo nuvuga ngo abakinnyi nka Richard bari mu marasa miliyoni yasabye 30 Richard 35 Olivier Kwizera ushaka 25 zaragabanutse Kwizera Olivier shaka 35 ku mwaka umwe Kwizera Olivier shaka 35 Zuberi na tatu bashaka miliyoni 30 bombi urumva izo deals Henry Musanga ushobora gusinya ku munsi w'ejo nabyo turabigarukaho nawe ukeneye ayo ngaya ari muri za 30 izo engagement zose Rayon Sport izirekura muri kwezi kwa karindwi kuko ubu irimo iranegosia nta mafaranga menshi ifite. Amafaranga irimo irajyana ku isoko nayo kugura aba bakinnyi bahendutse bakiri bato bafite talent baza harimo nabaza bikopesheje cyane ariko ngarutse ku kibazo cya Rigoga yaratubajije avuga ati Jingare ka 8 biragenda gute kuri Musanga na Richard. Yego nicyo navuga amashyi inyuma kuri Musanga na Richard. N'umwango rero icyo navugaga nukuvuga ngo ikigaragara nuko engagement z'abakinnyi bakuru bagomba kuza kubalance squad ya Rayon Sport. Ndimo ndavuga ngiye ko mbibona birimo biraza muri iki cyumweru cy'ukwezi kwa karindwi kuko nibwo Rayon Sport izafite amafaranga yo kuba nubwo Ibrahim yasinye bakaba bashobora kuza kwerekana Musanga na Richard ibiganiro birakomeza ngo ariko Richard kwizigiye burana nabonye Richard ari kumwe n'umutoza hari ingingo yafashe Richard aragenda mu parika neza muri parking ya Cercle Sportif de Kigali CSK ari nigiye mu gasiporo hano hakorwa ibiganiro byinshi byo Barino sinzi ukuntu byagenze kugira ngo bahurire baragenda bafata imodoka barayifunga hose n'ibirahuri baricara baraganira nanye nababonye ndi gusohoka ngenda ariko ndabona ni hari ingingo ndebye neza mbona Richard n'ibisatsi nabandi ntabwo mva hanga akamoto manete kukurira ndicara bamaranye isaha 40 uhari mpari nibere ngo nanye nigira kuri WhatsApp yamagara za telefone yamagara ndabona ndagenda ruko bano bantu bagiye cyabasanga ari wamugani misa mbimenya kana mpamvu wamamagaye bero ujye mamagara amfatiyo arabona hamagaye bitari ngombwa se mango rero Richard bisa n'ibiganiro byagoranye